nyuma y'uko apfuye yasohotse aho wari bamuhambye aza ku isi. Umugabo wari wapfuye byanarangiye yaragarutse ku isi. Yarazwiho kugenda inyuma kenshi y'umugore we yari yarasize ku isi. Hanyuma ikindi yakurikizagaho ni ukugenda akomanga ku miryango, ku nzugi z'abantu bibereye mu nzu zabo mu ijoro. Byose akabikora mbere y'uko asubira mu gituro cye aho bamushyinguye. Inzu yose uyu mugabo yabaga yasuye, abahatuye bagombaga gupfa mu minsi mike yari imbere. Ibi yabikoze mu gihe cy'imyaka 16. Mu kurambirwa ibi, abaturage baje kujya aho yari ashyinguye bagerageza gushinga igisongo mu mutima we, bagerageza kumuhagarika ndetse n'ibikorwa bye. Nyamara icyinjiye byarangiye bahisemo kumuca umutwe. Basanze umugabo mu mva ye yari ashyinguyemo, isura ye iri guseka, yarasekaga. Inkuru nk'iyi itera abantu benshi ubwoba, bituma bibaza bati imizimu, imyuka mibi yabibaho? Niba ibaho se yaba ikora gute? Ibyo nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Niba wizera Imana ntujye kure, tugeze mu mashusho ubundi njyewe ndaje. Revenant nibyo biremwa umugabo twatangiye tuvuga yari umwe muri byo. Ibiremwa bitasibye gutera abantu benshi ubwoba ndetse n'intekerezo za muntu. Nimvuga Revenant, ushatse wakumva imibiri y'abapfu igaruka ikava mu gituro aho bayihambye cyangwa se bayishyinguye, igamije gutera ubwoba abazima basigaye. Revenant nk'ijambo rikomoka mu Kilatini, ijambo reveniense bisobanura ukugaruka. Bifatwa nk'ibiremwa bya sekibi byagarukaga mu buzima nyuma y'urupfu, bishaka ukwihorera ndetse rimwe na rimwe bije kurangiza ibibazo bitarangizanyije n'abantu basigaye ku isi. Nitujya i Burayi bazakubwira iby'iyi myuka mibi cyane. Inkuru nk'izi bazikoreshaga mu gusobanura ibintu byose byerekeye amahirwe make, ibyago n'ibyorezo, kandi n'urupfu utamenya icyaruteye, ibyarwo, urupfu rudasobanutse. Nko mu kinyejana cya 12, aho mu myaka y'igihumbi n'indi irengaho gato, hari umunyamateka wo mu Bwongereza bwana William Newburgh wanditse kuri ibi biremwa. Yaranditse ati, hari umugabo waturutse mu gituro cye, wasohokaga mu gituro cye akajya agenda akomanga ku nzugi nijoro, kandi abantu yasuraga bose barapfaga. Uyu ashobora kuba ari nawe twatangiye twumva mu nkuru. Usibye mu Bwongereza, i Burayi nujyayo uzumva icyitwa Slavic Vampire. Ni ibiremwa. Mu 2015 hari filime mbarankuru yakiriwe yitwa The Revenant, ishingiye ku nkuru yabayeho y'uwitwa Hugh Glass, umugabo washinguwe akazuka ashaka ukwihorera yishwe. Wenda ibyo byari ibya filime, nyamara hirya no hino ku isi uzasanga hari abemera kandi bafite uko bafata abazimu n'imyuka y'abapfuye. Nko mu Buyapani bagira ibyitwa yurei. Yurei ni imyuka y'abantu baba barapfuye nyamara nyuma yo gupfa bakabura amahoro. Mu buzima bwa nyuma y'urupfu rwose ngo baba barabuze amahoro. Uzababona babagaragaza nk'abambaye imyenda y'umweru kandi bafite imisatsi isandaguje cyane. Muri Mexico, Amerika y'Amajyepfo niba ntibeshye, bagira ibyitwa La Llorona, The Weeping Woman. Uyu ni umuzimu w'umugore uhora arira abana be bapfuye barohamye. Bavuga ko uyu mugore azanira amahirwe make, ibyago ndetse n'imyaku kuri bose bamwumva arira. Byaba byiza ufunze amatwi umwumvisha arira. Rero nibagiwe we, tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Hano ni kuri Tire Mutanyi Rwanda, niko twitwa. Niba utarabikora, iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe n'ahagana iburyo munsi y'iyi video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza, nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 17,000 birenga. Ikaze mu bandi. Niba umaze gukora subscribe rero, muri Afurika ho haba icyitwa tokoloshe, umuzimu mubi cyane, rimwe na rimwe ubangamira akanatera uburibwe abantu. Atera abandi ububabare kandi agakinira imikino ku bazima, abantu bari mu buzima. Ni inkuru ziba ziteye ubwoba birumvikana. Abazimu, dore icyo ubumenyi bugezweho siyanse isobanura kuri ibi by'imizimu. Siyanse ivuga ko ibintu bijyanye n'imizimu n'abapfuye bagaruka mu buzima akenshi ushatse wabihuza n'imitekerereze ya muntu. Kubona ibintu bidahari, gutekereza ibyo abantu bashaka. Indwara nka sleep paralysis, iyo nzanayibabwiraho, ibiteye ubwoba cyane. Abahanga banabihuza n'amajwi yumvikana ku kigero gito cyane nka infrasound ndetse na electromagnetic fields, kuba biri mu bishobora kurema ibyiyumvo by'ubwoba mu bantu igihe babashije kubyumva.
ushobora kunyura ahantu hari kuvugira injereri cyangwa se hari kuvugira amajwi y'ibikeri, nyamara wowe ugatekereza ko haba hari abazimu bari aho hafi. Ubona igiti mu ijoro ukabona ari umugabo witeguye kukugirira nabi. Intekerezo ubaye wizera mu mizimu cyangwa se utayizereramo, byanga byakunda hari inkuru zizazamura ubwoba bwacu ndetse zigatera urujijo ku bintu tutazi, zitwibutsa urujijo ruri hagati y'ubuzima ndetse n'urupfu, zitwibutsa kandi imbaraga zihishe inyuma y'intekerezo za muntu, abazimu n'imyuka mibi y'abapfuye, nazo ni inkuru ziri muri izo ngizo. Mwakoze kubana natwe uyu munsi. Niba wifuza kujya ubona ibindi bintu bibera mu isi bitangaje mu biganiro nk'ibi, ntibibagirwe gukora subscribe ku kirahuri cyanyu muri kurebera iyi video, nabashyiraho indi video mwareba ntibacike. Ndabizi muraza kuyikunda. Murabeho nawe ubutaha. Njye nitwa Samuel Mugisha, iyi ni Telemontagne Rwanda.